tangiriye hakuno hano ku mazi batwereka umugore ubona ko rwose n'umugore uri kwirya cyane yibereye ku mazi yambara itwende turi aho ngaho. Ntibyatinze yarebye hakurya iriya abona hari umusaza rwose uri muri puberi. Yaramubwiye ati we muzehe uri muri puberi mwaho ngaho uri kwimaramo iki cyangwa sha uri kuza ujijisha ushaka kuza kutwiba. Umusaza yise agira ubwoba bwinshi cyane ko yaje kwishakira icyo kurya no umusaza w'umukene. Nuko uyu mugore yamubwiye mu magambo baramubwiye ati wagisaza wenda ndavuze ngo rimwe kabiri gatatu nkubona wasohotse muri iki gipangu. Nuko batweretse hakuno batwereka wa mukobwa wacu mwiza Alejandra yaraje rwose afite akambaraje. Yaraje aravuga ati ngiye rwose n'uyu musaza turi kumwe hari gahunda rwose twari dufitanye rwose ahubwo wamureka rwose nandi kumwe nawe. Nuko rero baramubwiye ati ariko sema usigaye girana gahunda gute n'abajura kandi wa mukobwa we ntago wumva. Nuko ndi nawe yaramubwiye ngo ngiye turi kumwe ubwo we waburetse gato yambanze mvugane nawe uyu musaza ni umushuti wanjye. Ibyatinze umugore amubwiye ati ariko sibyo nibyo ufite mwaho ngaho. Ndi nawe yaramubwiye ngo ibi ni ibiryo rwose biba byasigaye tuba turi buze kuza kuba twamena nari ngiye kwereza umusaza ngo yirire. Nuko umugore yamubwiye amagambo baramubwiye ati ariko se ufite wewe uburenganzira bwo gutanga ibiryo aha ngaha. Undi nawe aramubwira ati rwose ibi biryo byasigaye rero kubihereza uyu musaza ngo yirire wisonjeye numva nta kibazo kibirimo. Umugore namubwiye ati ntago byavamo ibiryo bitusohoka amahanga byose biba bigomba kugurishwa rero ntago nzi impamvu ushaka gutanga ibiryo ko wishakiye iti mpano bereza aha ngaha vuba. Nuko umugore yahise mwaka bya biryo yaragiye kohereza umusaza. Alejandra aramubwira ati ariko se wagireka kugira umutima mubi ko rwose gutanga ibiryo biri aho ngaho bitagize icyo byishe n'icyo bikije ntacyo bitwaye. Nuko umugore aramubwiye ati niba wumva koko ushaka kumuhereza ibiryo mpereza amafaranga. Umukobwa yaramubwiye ati nta kibazo akira nguhereza amafaranga niba ari ushaka. Yakuye amafaranga mu mufuka aramuhereza. Nuko umugore agiye kuyafata baramusatse yanga no kuyatora. Aramubwira ati ariko se umukobwa ninde akubwiye ko ahangaha ibiryo bigura amadolari 20. Nuko rero aramubwira ati se si ibiryo bisanzwe. Undi ati ntago bishoboka ntago byavamo ubona umugore nkanjye mwiza w'igikwere natora amadolari angana gutyo ngiye fata amafaranga aremereye wana. Nuko umukobwa yaramubwiye ati basi niba amafaranga uyanze ngira unsubize ibiryo. Umugore yaramubwiye ati aho kugira ngo mbigusubize nakwemera ngapfa umva indahiro yarahiye. Iyo umugore yakomeje kumwiryaho ubona ko rwose n'umugore ugira umutima mubi nta kintu kimwe abayitayeho yabonye yarakiza abona ko nabandi bose ntacyo bavuze. Yaramubwiye ati ahubwo mbari kabiri gatatu wasokanye uwo musaza aha ngaha cyangwa nshakisha uburyo kinakwirukanisha. Nuko umukobwa yaramubwiye ati se gutanga ibiryo bitagize icyo byishe nicyo kintu ushobora gutuma ushobora kuba watuma banyirukanira. Nuko umukobwa yakomeje kugenda abwira nyirabuja ati nyiramabuja ati basi byibuze nkora iki basi byibuze kugira ngo mpereze ibyo biryo. Nuko nino yaramubwiye ati ahubwo nkubone rimwe kabiri gatatu wagiye mu kazi komeza kukubona aha ngaho uri gutunganya igihe ntabwo ibyo bintu ngiye mbikunda. Nuko nguko rwose Alejandra yahise afata wa musaza baramutwaye ahita amujyana ku ruhande bagenda baganira. Yaramubwiye ati mva nkubwire rero muzehe genda ujyara hakurya inyuma y'uriya mukindo witsimbe ndaje nkuzanira ibindi biryo ugerageze uko ushoboye kose rwose mpabuja nakubone. Nuko nguko yahise abwira umusaza. Umugore yahise afata bya biryo barabagiye guhereza umusaza ahita abijugunya muri puberi. Mbega umugore w'umugome. Umusaza yarahindukiye abona umugore bya biryo bijugunya muri puberi aravuga ati se basi byibuze ntako najye kugerageza ngo mbimusabe. Yaraje aramubwira ati se madamu ko numva nshonje cyane nkora iki koko wampabariye ukamfasha ukandemera. Nuko umugore aramubwira ati niba ukeneye rwose ibyo kurya genda uzana amafaranga uzurye ndetse kandi atekereza yuko ubushobozi ufite atari bwo kugurira ibiryo mwahangaha muri hoteli. Umusaza aramubwira ati ko se basi byibuze wangiriye impuhwe gira impuhwe basi byibuze nkaho nshobora kuba papa wawe. Nuko rero aramubwira ati ntibishoboka ntabwo nagira data umeze gutya ngiye mfite data wanjye utikoraho rero kugira umusaza nkaho umeze gutyo rwose ntabwo papa wanjye yamera gutyo. Nuko umusaza yumvisha umugore nta mpuhwe amufitiye ahubwo atangiye kugenda mutuka muzehe nuko nguko rwose yahise yigendera. Ariko uyu mugore ubona ko uyu mugore nta mpuhwe afite. Ntibyatinze umugore nakomeje kugenda amureba inyuma amukubita ikibuno ubona ko rwose umugore yanga yarahumuye yararakaye. Ariko ibintu nk'ibi ntabwo biba bikwiriye bagenzi ntabwo biba ari byiza. Nuko umugore atangiye kugenda yisiga amavuta atukuza kugira ngo akomeze kubaho ngo mu minsi ari nako bakomeje kutwereka hakurya niba mwitekereza neza. Alejandra yagiye afata uturyo duke dushyira muri teka acunga mabuja we ngareba ko byibuze atari buze kuza kumubona. Ari nako umugore yakomeje kugenda acunga. Nuko nguko ntibyatinze yarahindukiye arebye hakurya irabona wa mukobwa we ntuza Alejandra w'umukozi we abona atwaye ibiryo aravuga ati ko sundi uriya mukozi ntabwo yumva. Alejandra nawe yaje yirukanga cyane kugira ngo ahereze n'umusaza ibiryo kugira ngo arebe ko byuzuye umusaza yabona icyo kurya. Uyu musaza yarashonje yamuzaniye bya biryo arabimuhereza aramubwira ati umva rero nkubwire ukoze iyo bwabaga wagerageza uko ushoboye kose ukava aha ngaha durabonye ko uriya mugore rwose nta mikino afite ahubwo ushobora gushuduka rwose atugiriye nabi. Ntibyatinze bahise baturika none wa mugore ahise yongera aragaruka aza nk'iyagatera kuko yaramaze kubona Alejandra azanye bya biryo. Bose baramubonye Alejandra aratangira gushya ubwo baravuga ati se noneho mabuja none hagiye gukora iki. Mabuja yaraje aramubwira ati ese igihe naherekare nkubwira yuko utemere gutanga ibiryo ntago wumva.
nuko umugore yakomeje kumubwira ati ko sundi wa mukobwa we urumva ntiwumva amatwi yawe ntagakora. Nuko yaramubwiye ati ariko nubwo mvuye kuzana ibi biryo mpereje uyu musaza nari nabiguze, mvuye kubigura rwose nabyishyuye. Nuko yaramubwiye ati ariko sema wabiguze he wa mukobwa kandi uri umubeshyi, ntago wabiguze urabeshya, gihamya igaragaza neza ko ibiryo wabiguze ni ikihe, mbabarira umbwire kandi wa mukobwa we ntago wumva. Nuko muzehe aramubwira ati basi byibuze niba ushaka kugira ngo uteze uyu mukobwa ikibazo akiri bino biryo mbigusubize. Nuko Alejandra yabwiye umusaza aramubwira ati muzehe byihore ndaza kuza kubyikemurira, gumana ibiryo byawe ngiye nabyishyuye. Nta mpamvu rero gukomeza gushaka kukurekana n'uyu mugore amagambo akomeza kuvuga mwihorere, ndagerageza ko nkora uko nshoboye kose mbyikemurira ahubwo muzehe wakwigendera, pfa kuba icyo kurya wakibonye ndaje mbyikemurire. Muzehe yakomeje kugenda afite agahinda avuga ati basi byuzuye umwana w'umukobwa nshobora kuba mushyize mu mazi abira. Ntibyatinze umugore atangira kuvuga ati Jose ngwinanga unyirukanire kano gakobwa. Muzehe yatekereza gusubira inyuma ariko abona n'ubundi uyu mukobwa ntabwo yakwemera ko ibiryo yabitanga. Umukobwa yemeye gufata riske, ariko abantu nk'aba ngaba bamabuja nk'aba ngaba babaho batagira umutima, bumva ko bakize n'abandi bose bakumva ko badashaka kuvugana n'abakene. Ntibyatinze Daniel yarahageze aravuga ati se ni iki kibaye, mbwira bimeze bite. Ntibyatinze uyu yahise amubwira ati wari uzi neza ko uyu mukozi wawe Alejandra yiba, ati wari uzi neza ko yiba ibiryo akabitanga akabihereza abantu. Ntibyatinze Alejandra yarebye hasi afite agahinda anatekereza ukuntu atanze amafaranga ye. Daniel yaravuze ati ntabwo bishoboka, uyu mukozi ni umwana mwiza rwose ntabwo yatinyuka gukora ibyo bintu, ntabwo byibaho rwose, ndabizi neza uyu ni umwana mwiza n'umwana w'umukozi mwiza ntari biryiwe. Ntibyatinze Alejandra yaravuze ati nkubwire ariko boss njyewe akenshi nkunda gutanga ibiryo akenshi bidafite icyo bimaze bidafite icyo byishe, ariko rwose mawe asigaye ahora mbangamira cyane, asigaye nyita umujura, asigaye yirirwa ntuka. Nuko umugore aramubwira ati ariko se wa mukozi kuki ushaka kunzamukana umukozi wo mu rugo? Undi aramubwira ati kwanda umukozi mu rugo ntabwo bivuze ko ushaka kugira ngo abantu bose bakandamize. Ntibyatinze uyu mugore yakomeje kurakara cyane aravuga ati ujye umenya neza ko ndi mabuja, umenye neza ko ngiye ndi umukunzi mukuru w'iwanuza wa Daniel. Nuko aramubwira ati ibyo ndabizi, atariko rwose wa mugore ushatse wajya ucisha makeya. Ntibyatinze Daniel yakomeje kumva impande zombi, gusa ariko nanone kubera yuko nanone atari kubasha gusuzuguza umukozi umugore we, Daniel atangiye kubwira Alejandra amubwira ati Alejandra ntugakora mukosa nk'aya ngayo, ntugatanga ibiryo utavuze. Ntibyatinze uyu mumabuja atangiye kuvuga ati ariko se ntabwo mwirukanye, ntabwo biho ko nakongera gukora muri iyi business rwose uyu mukobwa kirimo aha ngaha. Daniel yaravuze ati ngiye ikintu mpereje last warning Alejandra mubwira ko atemeye kongera gutanga ibiryo kabone nubwo yaba biguze. Jya ubanza umbaze cyangwa ubaze uyu mugore uyu mukobwa bamwita Celestin. Ntibyatinze Daniel yaramubwiye ati mva nkubwire niba ukeneye neza yuko tugendana neza, ukeneye neza ko ukeneye akazi kanjye, tuza ntuzongere gukora ibintu nk'ibi ngibi ntabwo biba bikwiriye. Ntibyatinze batweretse nanone uyu mumabaje akomeza kugira umujinya udasanzwe avuga ati nge ntabwo nakomeza gukora muri iyi company cyangwa gukomeza gucunga umutungo w'iyi company yawe. Uyu mugore rwose akirimo, uyu mukobwa akirimo aha ngaha kuko arasuzugura agira agasuzuguro gakabije. Ntibyatinze umugore atangiye kwikanashura kuri uyu mukobwa. Alejandra aramubwira ati nicyo mpita nkwereka imbaraga z'abamabuja aho zibera. Ntibyatinze Alejandra bakomeje kugenda bamusomera. Alejandra yarabyumvise yumva ukuntu bari kumurenganya abari ko yabigenza, ariko ahise avuga ati boss nta kibazo ubwo mbabare ntarebereka ndanza yankurikiza amategeko yanyu, ndi kubona bitoroshye mu mabujanye wanyu gukorana bizagorana. Yahise azamukira arigendera, ari nakuno ko uyu mumabuje rwose nta kintu urabona ko rwose yahumuye, nta mpubagira kabone nubwo waba uri umukene nta mpuya yakugirira, aba yumva yabana n'abakire gusa. Byatinze umugore amubwira ati ariko ushaka kunsuzuguza umukozi, ukudira waramubwira ati uramukozi n'umwana mwiza, atariko nzi neza ko basi byuzuye utazabikosora. Umugore aramubwira ati oya nuritwirukana uriya mukozi ntago bizavamo, ntago bisigera bishoboka. Nukudira waramubwira ati ariko se nubone twirukana uriya mukozi rone tuzabona undi mukozi koko mwiza nkuriya. Nuko umugore atajya kumubwira ati ariko se umukozi unsuzugura udashaka kunyumva ni mukozi nyabaki yubaha ati kuba yubaha wowe bisobanuye ko abantu bose bubaha. Umugore yise yikubitira avuga ati ntaribi niba uhisemo we reka nge nigendere. Ntibyatinze Daniel atarabasha gusobanukirwa umugore we wari we, yumvaga umugore wari mukuri yaratarabasha ko yamenya ukuri kwa nyako. Yaramubwiye tumva nkubwire my love babarara please guma hangaha, ndabizi neza mu gihe gito bino rwose nzabikemura kandi ndabizi neza nzabishyira ku murongo. Ntibyatinze Daniel yaramubwiye ati wowe tuza wana bikomeza kugira igishyika wigira n'ikibazo rwose kandi uranze neza yuko rwose ngiye nta mikino ngira. Ntibyatinze umugore yahise amukora ku itama aravuga ati basi byibuze noneho ubwo unyemereye ko uzakirukana kari agakobwa noneho turahuje neza. Umugore yasigaye ahangahari, ariko nubwo uyu mugore agaragara nk'umuntu ucunga business ntago ayicunga ahubwo arayica. Uri kubona ko rwose ibintu byose aba yabivangavanze aba yibereye mu gusa neza. Nuko yatangiye kuvuga ati okay noneho ngubu ikintu gitahiwe
ngiye gutumiza utuvuta twiza ntumize inkoko rye. ubona ko rwose n'umugore utitaye ku mutungo, ahubwo ikiba gihari no gukonsoma no musore rwose. nubwo baduse batigeze basezerana, ariko nikosa ryambere ribaho ni ugutangira kuzana umukunzi wawe gutyo muri business ariko ubona nta discipline agira. gusa ni warenganya Daniel kubera ko ntabyo yarazi. Ntibyakurikiyeho ku munsi ukurikiyeho twabonye umusaza yaje gutwarira icyo kurya, yumvise ari umuntu uhamagaye ati muzehe yasubiye inyuma ari kwirukanka cyane kuko n'ubundi nta n'imbaraga anafite. ariko boss mwenyewe yaraje amukora mu gati, ariko se muzehe uri kubona kuko wakwirukanka ukansiga? urabona rwose ngiye nakugirira nabi. umusaza atangiye kuvuga ati mbabara rwose mwana wanjye ntunkorere bibi rwose, ukora uko ushoboye kose basi ungirire impuhwe. ntibyatinze boss mwenyewe Daniel yaravuze ati se ni wowe muzehe? undi aramubwira ati se umbwiwe n'iki wa mwana we, turaziranye? nuko undi aramubwira ati ndabizi neza ni wowe uteye hakurya iriya ku musozi, wibuke neza ko twese tukiri abana kera ndibuka ko watureze. undi rero aramubwira ati se ni wowe Daniel? aramubwira ati ni njye Daniel, umuhungu rwose wa Ntuza wa Jimenez. yaramubwira ati ndakuzi mwana wanjye, ndabazi kera muri batoya njye narabareze kandi ndabazi n'imico yanyu yose ndayizi. nuko muzehe yaramubwiye ati ninje kwishakira icyo kurya mwana wanjye, dore byaranze burundu. ati abantu twari duturanye hariya hepfo mu cyaro rwose barazamutse bose bigira mu mujyi rwose, ubu ngubu ntabwo ngicuruza umuntu narakenye, ndetse kandi n'umukobwa wanjye nta muntu ukimuha akazi, asigaye yirirwa mu rugo rwose yabuze icyo kurya, utwongeranye twose turadusangira. yaramubwiye ati ariko se muzehe, turi kubona ngiye basi njye byaciyemo, ese wanyemerera ukaza tukajyana hariya nkaguhereza icyo kurya? muzehe aramubwira ati se uhiseriye twajyana? gusa muzehe yakomeje gutungurwa cyane no kubona bagiye kujya kumuhereza icyo kurya, kuko yarabizi neza ko aha ngaha habamo umumabuja w'umugome udakina. nubwo muzehe yari ari guseka, ariko yakomezaga gutekereza neza uburyo biri buze kugenda mabuja niyongera akagaruka. nuko uyu musore amwita Daniel rero nako n'umwana mwiza, azirikana neza umuntu yamugiriye. niyo mpamvu bakubwira ngo gira neza uzayisanga imbere. ntibyatinze wa musaza bahise bamuhereza ibyicaro, noneho yicara no muri VIP kugira ngo bamuhereze icyo kurya, kuko yari amaze guhura rwose n'umuhungu we baziranye. ntibyatinze Daniel rero aramubwira ati none ubu ngubu icara rwose wumva utuje, jya kuzanira icyo kurya. ese nkuzanira ikihe cyo kurya muzehe? muzehe aramubwira ati wowe genda uzane icyo ubonye. undi aramubwira ati njye kugenda ngo ushyirisheho agafi, ushyirishirizaho agakoko, ikintu cyose wumva ushaka rwose ndakiguhereza. yahise afata bya biryo rwose yari akuye muri puberi ahita abijyana, aramubwira ati muzehe reka mbijyane, ndaje nkwitaho rwose humura ntugire ikibazo. nuko muzehe yaricaye aravuga ati wa mugani ngo ijisho rwose rirebera imbwa ntirihumbya. ntibyatinze igihe boss yari agiye gushaka icyo kurya, yaje akubitana na wa mukozi we wari Handara. igihe ari Handara yagiye kwitura hasi, boss we yahise amufata byihuse cyane, ariko ubona ko rwose imirebere rwose yawe kubona ko rwose aba bantu babotse bakoze couple yaba ari nziza cyane. ntibyatinze batweretse rwose boss yahise azamura umukobwa aramubwira ati ihangane rwose nari narangaye unyihanganire. yari Handara nawe aramubwira ati please boss mbabare rwose ntabwo nabishakaga. ntibyatinze boss we yaramubwira ati reka ikintu nyine kukubwira, nagira ngo rwose umfashe ugende rwose utunganye ibiryo byiza kandi bikoze neza nk'uko utegura agafi keza. hari umuntu rwose ngiye guhereza rwose umunyacyubahiro. nuko ndi yaramubwiye ati ariko boss kabone nubwo ngiye kubitunganya, ariko nyuma y'ibyumweru bibiri rwose akazi kanyu ndabakanye nkaretse. byaramutunguye cyane, aravuga ati se ni ukubera iki? nuko umukobwa aramubwira ati ni kwiga impamvu zanjye bwite ndetse n'ubwa kampani yanyu mbona idakora neza, ifite imyitwarire rwose itameze neza. gusa umukobwa nawe ntiyatinze yanze kurirwa amubwira byose, ariko boss nawe yasigaye hanga ari mu rujijo yibaza impamvu uyu mukobwa agiye gusezera ku kazi. boss yakomeje kubitekereza cyane Daniel aravuga ati se ni gute Handara ashobora gusezera akazi? ntabwo bishoboka, ntabwo byavamo. yakomeje kubitekereza yibaza ikintu gishobora kuba kiri kuba, aravuga ati reka nzi ibintu nzabyigaho. batweretse muzehe n'undi agitegereje ku icyo kurya. nibwo ko Daniel rwose yahise amuzanira akantu k'akaji gakoze neza cyane, aramubwira ati muzehe tangira gufata akaji rwose n'icyo kurya mu kanya kiraba kihageze. igihe muzehe rwose yari gutangiye kwitegereza rwose akaji bamuzaniye n'icyo kurya rwose bahise bakihageza. nuko ari Handara yamukubise amaso aramubwira ati muzehe ninde wakubwiye ngo uza aha ngaha? ninde wakwinjijemo hano? ntabwo uzi neza ko mabuja yakwirukanye muri aha ngaha? ati genda. nuko nawe yaramubwiye ati rwose boss wawe mwenyewe niwe wanyinjijemo aha ngaha, arambwira ngo ninze ampereze icyo kurya. undi aramubwira ati muzehe ibyo uri kuvuga ni ukuri? aramubwira ati rwose uriya n'umwana wanjye n'umuhungu wanjye ndaramureze kera, twakubitanye rwose kubera ko tutari duherukanye. arambwira ati ngwino nze nguhereze icyo kurya. ntibyatinze Alejandro igihe yari akomeje kuganira na muzehe, ariko muzehe yakomeje kumubwira ati wa mwana uri umwana w'umukobwa mwiza, sinzi hano rwose warerewe wa mwana we. nuko aramubwira ati rero uburere bwose tubukura kuri basogokuruza ndetse n'ababyeyi bacu nabo niho uburere bagiye babukura. nuko muzehe yakomeje kuganira n'umwana w'umukobwa, gusa umukobwa akomeza kumubwira ati ndi kubona akazi kanga gakomeza kunanira, giye kukavamo nigendere. yakomeje kumutekerereza uburyo abayeho nawe muri iyi company, muri iyi ntuza muri iyi hoteli,
ariko ubona ko rwose muzehe yatangiye kumugira inama aramubwira ati wa mwana uriya mugabo n'umwana mwiza ntari biryo nta mutima baragwa wabukoze ikosa uramutse umushisize. Undi nawe aramubwira ati mu mabuja wanga ni utoroshye niyo mpamvu nanjye akazi kanga nshaka kukareka. Baraganiriye rwose umukobwa ndetse n'umusaza biratinda ubona ko rwose ibiganiro byakomeje kuryoha. Alejandra nuko kuko akomeje kugenda atekereza muzehe ubuzima abaye butamworoheye nuko umukobwa atangiye kumubwira ati rero muzehe ngibi biryo tangira wirire rwose ndabizi neza urashonje nubwo twakomeje kurondogora. Gihe muzehe rwose yaratangiye kurya ubona ko rwose yatangiye kwifatira icyo kurya wa mugore yaturutse inyuma aravuga ati have ese wa musaza we koko igihe nahereye mbikubwira. Alejandra yarebye ukuntu rwose mabuja yaje n'inka yagatera aravuga ati kusa ubundi mu mabuja ateye ati ameze ati ese ubundi uyu mu mabuja ubundi baratekereza. Alejandra yatangiye no kugira umujinya aravuga ati none ngiye umugore tugiye guserera. Umugore yaravuze ati ko so wa mukobwa igihe nahereye nkubwira yuko utemeye gutanga ibiryo ntago wumva ati noneho ikimenyetso kiragaragara yuko rwose utagomba kuguma muri mwahangaha. Muzo yakomeje kwitegereza uwo mugore umujinya afite aravuga ati ko so ubundi uyu mukobwa ubundi yavutse yarerewe hehe. Ntibyatinze Alejandra aramubwiye ati ngiye ntago mpfa gutanga ibiryo ko mbonye. Undi aramubwiye ati none ibiryo wabigirije nande gutanga ibiryo nk'ibi ngibi kandi ubize neza ko uyu musaza atagira amafaranga. Nuko umukobwa aramubwira ati ngewe rwose ati aya mategeko nayahawe na boss kugira ngo ntegurire umusaza ibi biryo. Nuko undi nawe aramubwira ati Daniel ntabwo yatinyuka rwose guhereza umusaza nk'uyu nguyu ibiryo na hano baziranye ura rwose umugabo wanjye ni umukire cyere wanjye rwose ni umukire ntabwo hano yahurira n'udusaza nk'utu ngutu. Yatangiye guharasinga umusaza ariko Alejandra yakomeje kureba imyitwarire y'umugore ukuntu ari kwikanasha arakuvuga ati si ubundi wa mugore we iyi sura yizi gukomeza wiratana uwo mubiri wawe ubwo bwiyemezi ibi byose birarangira ndetse kandi bikavaho burundu ukabibura. Nuko umugore atangiye kumubwira ati wa mukobwa we ndahubwo mbare rimwe kabiri gatatu wagiye kuntegurira kaga ko gutera intunda cyane ndetse kandi umenye neza ko inguye ari wo munsi wawe wa nyuma rwose uraje tukwirukane burundu utahe. Ntibyatinze no ko rwose umugore akomeje kwikananshura ariko akenshi aba bantu nk'aba ngaba bakunze kubaho ariko murabizi neza rwose inyiturano yabo ntago ari nziza. Uzabyitegereza kenshi mu birebe nimuzakurikiza amateka yabo ikaba nubwo umuntu mutakomeza guhora ndeka amateka ye n'ubundi arangira nabi. Abantu batagira impuhwe abantu batagira imbabazi abantu nk'aba ngabo ubona rwose batitaye ku bakene rwose ubona kenshi ubuzima bwabo butajya burangira neza baba bumva bo rwose gukena bidashoboka kandi rwose nta hantu umuntu ayakira atagera ndetse kandi nta n'ahantu umuntu yaba ari ku buryo ashobora kutamanuka ngo akene. Ntibyatinze ese abwira ati mbare rimwe kabiri gatatu wagiye kunegurira ko gutera vuba. Nuko umukobwa aramubwira ati se ntawe uri buze kwirukana uyu musaza ati wibeshye ukora ikosa ryo kumwirukana. Nuko undi nawe yaramubwiye ati humura rwose ndamwitaho uyu musaza iri rizembe rwose ndaba ndi kumwe naryo. Nuko nguko rwose umugore yasigaye ahangaha rwose ari kureba umusaza mureba nk'ikimbwe haze. Ariko ntibyatinze umugore yakomeje kureba muzehe aramubwira ati mva rero muzehe nta burenganzira ufite kurya ibiryo byiza nguko kubera ko ubushobozi ntabwo ufite. Uyu mugore yatarabasha kwita ku byo rwose bari bamubwiye kandi mwibuke neza yuko uyu musaza bamuzanye ahangaha kugira ngo rebe byibuze ko yabona icyo kurya ni boss mwenyewe wari wamwizaniye Jose Daniel. Uyu mugore akomeje kugenda yitwaza kubera ko ngo ari umukunzi we yumva ko rwose yakora ibyo yishakiye rwose muri company y'abandi. Ntibyatinze umugore yatangiye kugenda amubwira amagambo atari meza amubwira ati wagasaza gafite amatwi mabi wagasaza kadasa neza ubundi ubona rwose waribonye iki ku buryo hora hangaha uza uko wishakiye ubundi barakumbwiye bagusobanuye uwo ndi we mbanza nkwiyereke uwo ndi we nkuzanira abashinzwe umutekano bakujyane kugufunga kugira ngo maze nkwere ko ubanza usobanukirwe ngiye uwo ndi we umenye neza ko kuba umugabo wanjye rwose ari we boss mwenyewe wa hano nanjye ubwo bivuze neza ko nanjye ndi boss wa hano ngomba gukora icyo nshatse ndi kandi ngashyira n'amategeko nshatse. Rero ntabwo karaga kobwa gafite uburenganzira bwo gushaka kuza guheza ibyo kishakiye. Ntibyatinze umugore akomeje kumubwira nabi aramubwira ati mva nkubwire rero wa musaza we niba ukunda ubuzima bwawe mbare rimwe kabiri gatatu nkubonye wasohotse ahangaha. Muzehe yamaze kubona rwose ukuntu uyu mugore rwose afite uburakari budasanzwe adashaka no kugera kumubona rwose ahangaha rwose muri iyi hoteli yese amubwira ati rimwe nkubone rwose wasohotse. Muzehe ni uko nguko yagiye nkomeza kubasaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi izi filime akenshi tuyo ngo tuzibahereza kugira ngo zigire icyo zitwigisha. Uri kubona ko rwose abantu nk'aba ngaba babaho ariko nanone imyitwarire nk'ingiyi y'ubunyamaswa ntabwo ibikwiriye wagira ngo rwose ntabwo ari kumwe n'umuntu mugenzi wiwe. Ntibyatinze uyu mugore yakomeje gutekereza ukuntu uriya mukobwa rwose akomeje kumusuzugura cyane aravuga ati rwose ibi ntabwo bizigera bivamo ntabwo bizigera binashoboka. Umugore nguko yahise yikubita aragenda atangira kuzenguruka kuri pisine kubera umujinya mwinshi yari afite ariko kubera ko yari yatumye na wa mukobwa ibyo yari yamwijeje ntiyabikoze yahise yirukana uriya musaza. Umukobwa kubera ko yari amaze kumwizeza yuko rwose atari bwirukane muzehe. Alejandra nuko nguko nawe yaje yirukanga cyane kubera yuko mabuje yaramutumye ngo ajye kumuzanira cocktail. Alejandra nawe ntagasuzugura ariko nanone yanga umuntu umukoroga mu mutwe yaraje kureba muzehe
yasanga muzehe yagiye ndetse na bya biryo yabisize. Yo, abona umugore atangiye kugenda yizengurutsa ku mazi akomeza kumurebana umujinya mwinshi cyane. Aravuga ati noneho mabuja ibyo yigize noneho turabonana. Ndaje mwiyereka uwo ndi we, ndaje mwereka uko ngenda Alihandra ngiye sinkina. Alihandra nawe siza ku mazi anga kuri piscine kugira ngo babonane. Yaraje aho turi kwibaza se Alihandra muri uyu mwanya agiye gukora iki. Yaraje abona ukuntu mabuja ari kugenda nyonga amabona n'umugore mubi utagira basi byibuze utagira n'umutima. Yaraje umugore atangiye kwikuraho kugira ngo yikoze muri piscine yoge. Nuko nguko mabuja aramubwira ngo kagasaza nakirukanye ndetse kandi nta burenganzira ufite nongere mbigusore no kwinjiza umuntu ahangaha. Nuko ndira aramubwira ati burenganzira ntabwo mfite yego ariko ntabwo namikoze ku bw'itegeko ryanjye. Alihandra yatangiye kumubwira ati ariko ubundi wibonyemo iki wa mugore we, ubundi kugiye wahereye kera untera ubwoba, noneho akazi kawe ndanakareka mbanze nkwereke. Nuko umugore atangiye kwibyimbisha cyane aravuga ati noneho nkuraho se nkwereke, nkuraho mite nkwirukana. Alihandra aramubwira ati ariko manze ngucire mu menyo ngucire hasi ubyemere. Bakomeje guserera bakomeza rwose guserera. Alihandra yese agira umujinya mwinshi abona nakubita umugore bitari buvemo. Yaragiye rwose yaragiye kugenda yamukubise urutuga atabishaka. Niwe aravuga ati mana yanjye umugore niba atazi koga amazi ntago ari mumuhitane. Alihandra yatangiye kuvuza induru aravuga ati nimuze mutabare. Umugore atangira kuvuga ati urandebera ibintu nkoreye, reba ukuntu njugunye mu mazi, urashaka kunyica. Daniel ayisaza akimara kureba mu mazi abona rwose uyu musheri we asanga ari mu mazi aravuga ati uyu mugore amutse atinze mu mazi ashobora guhira mu mwuka. Yaraje amukuramo aramuzamura gake ariko bagenzi rwose ndasabira abagabo bafite abagore bameze gutya, namwe bagore benshi bafite imitima imeze gutya mugerageze rwose mugire imitima ya mukimuntu kuko uyu mutima nta kintu umaze. Akenshi iyo umaze gusaza nibwo uricuza, nubwo rimwe na rimwe abantu tubibabwira nibo bisobanukirwe. Ntibyatinze uyu mugore se avuga ati ngenda shaka uyu mukobwa umwirukana. Alihandra aravuga ati ndabyemeye rwose munyirukane, atariko aguye muri piscine ntabishaka. Wa musaza yamwirukanye. Nuko nguko uyu nguyu yaramubwira ati niko ni gute ushaka gufata umuntu nk'uriya ugashaka kumwinjiza ahangaha. Nuko Alihandra aramubwira ati ariko se boss iki ndi gushaka kukubwirira ko cyumva. Wa musaza wazanye hariya ngo mutegurire icyo kurya yamwirukanye. Yo, Daniel yaravuze ati ariko se noneho ibintu byanga by'aba bagore n'uhungu ubundi abikemura gute. Byatinze Daniel aramubwira ati please banza utuze, umusaza nanicaje hari hakurya iriya yagiye mwamwirukanye. Nuko umugore aravuga ngo ntabwo umusaza nk'uriye yemereye kwinjiraga muri company. Nuko nguko Daniel aramubwira ati ningeri wamuhinjije naramuteretse hariya n'umusaza n'umushuti wanjye, ari no mu bantu rwose baduteye itafari kugira ngo mbumukire, yarandeze nta kintu na kimwe atampeye nta na kimwe namuburanye, nubwo ababyeyi banjye rwose bari baragiye ariko yarandeze. Byatinze umugore atangiye kugenda bihigika ku mukobwa aravuga ati uriya mukobwa rwose niwe wamuzanye hariya mu rugo, niwe washatse kumusuzugura, niwe washatse kumwirukana. Ntibyatinze muzehe yayisaza araza aravuga ngo wibeshya, niwe wanyirukanye niwe washakaga ko nanaguma hariya. Ntibyatinze uyu mugore atangiye kubwira Daniel aramubwira ati uyu mukobwa ati hoya, ati ushaka kumva se byakari agasaza ibintu kari kuvuga, ntabwo ntekereza ko rwose wapfa kumva kari agasaza. Daniel aramubwira ati rwose mwese ndabumva ko ntabwo nakwimva ibintu by'umuntu umwe wenyine. Ntibyatinze se avuga ati muzehe gira ikintu usobanura utubwire neza ukuntu ibintu bimeze. Umugore atangiye kuvuga ati ariko se ubundi kuki nshaka kwisobanura imbere y'utu dukene turanga agakozi ko mu rugo agasaza nk'aka ngaka k'agakene kuki ushaka kumansuzuguza. Yakomeje kureba arabasuzugura cyane, urabona ko rwose uyu mukobwa ariyumva mu buryo budasanzwe. Yo, muzehe yakomeje gusobanura ukuntu ibintu byose byagenze, ariko umukobwa akomeza kubwira umushire we ati rwose ndabizi neza yuko rwose aka gasaza kari kubeshya. Nuko Daniel ese abaza Alihandra ati ese ibi bintu muzehe ari kuvuga nibyo? Alihandra yaravuze ati nibyo. Daniel yaratunguwe cyane areba ukuntu uyu mukobwa afite imyitwarire itari myiza, aravuga ati se pasi byibuze nanjye uyu muntu ndabona nzamushobora. Nuko umukobwa yakomeje kugenda atakamba imbere y'umukunzi aramubwira ati mva mukunzi, ese kuki ushaka kujya gusuzuguza abantu bakene bari ahangaha? Nuko Daniel aramubwira ati kuba ari abakene ntabwo aribo babyiteye, kandi natwe kuba basi byibuze mfite amafaranga si uko hari ikintu natanze imbere y'Imana. Rero jya wicisha bugufi ntugashaka gufata abantu bose ngo basuzugure. Kuki wafase umusaza nkuriya nizaniye hari anje kwihera ibyo kurya ukamuhagurutsa ukarenga ku itegeko ryanjye kandi ari njyewe mwenyewe nyiri business. Umugore atangiye kugenda yisobanura atangira kubeshyira Alihandra niwe rwose wabikoze, ati niwe buri gihe uhora ukora amakosa. Nuko nguko yaramubwiye ati suri kubona ari cyo kintu ubona cy'ikintu nyamukuru cyakorwa. Nuko umukobwa yaramubwiye ati rero ugiye kugiramo amahitamo abiri, urahitamo njyewe cyangwa uhitemo bo. Daniel yaravuze ati niba wumva ko ukeneye amahitamo rero mpisemo Alihandra ndetse na muzehe, ko niba abantu ndi kubona amafitiye umumaro wowe rwose nta n'ikintu uvuze muri iyi business yanjye. Kubona naguheye uburenganzira bwo kuza kuba manager ntabwo naguha uburenganzira bwo kuza muri business yanjye kuyica. Yaramubwiye ati rero abo mpisemo ni aba ngaba
wowe rero nta mpamvu mfite yo kuguhitamo, ndetse kandi sinyene no kubana nawe. Umukobwa byaramutunguye, aravuga ati ibintu ntago bibaho, ese bakuroze? Ni ibihe ki baguhereje? Yararakaye aravuga ati koko burundu undutishije abantu b'abakene nk'abo ngabo. Alejandra rese atangira gufata kuri bosi we, aravuga ati ubundi bosi, ubundi ni wowe wanjye, ni wowe muntu umaze kubona uzi gufata umwanzuro bya nyabyo. Nuko ntibyatinze uwo mugore akomeje kuvuga nabi, aravuga ati ndanigendeye. Daniel aramubwiye ati ahubwo iyi business agena n'uburenganzira ukiyifitemo, nta nubwo wemerewe no kuba manager, sinyene no kongera kukubona muri business yanjye, iyi company yanjye, iyi hoteli yanjye, nta burenganzira n'ubwo na bukiye bufiteho. Sinyikeneye kongera kuvugana nawe, ndetse kandi na level uriho niyo ndiho biratandukanye, ko wagakobwa rwose urirya nta n'ikintu uzigezaho. Daniel nawe agira umujinya, atangira kumubwiza inani na rimwe, aramubwiye ati n'undi munsi uzamenye neza yuko rwose urwego uriho nta naho ruhuriye n'urwanjye. Ntibyatinze umukobwa yari kubise igihe Alejandra nawe yaragiye kugenda. Daniel aramubwiye ati please baburetse kugenda, garuka nkubwire. Alejandra nawe aramubwiye ati ngiye rwose ndagiye. Daniel aramubwiye ati oya, bikora ikosa ryo kugenda, uriya ndamwibukanye umuntu wakubangamiraga rwose aragiye, rero nawe bishaka kuntererana muri business gutya, mbabarira rwose ugome mu kazi rwose kandi tukabanemo neza, hari ikibazo mbabarira ubyemere kandi ntubihakane. Yo Daniel agiye yakoze iyo bwaba kugira ngo asabe umukobwa basi byibuze ariko byibuze yaguma muri company. Ari nako twakomeza kubona muze yakomeje kubyitegereza cyane, kandi murabizi neza abantu bakuru baritegereza ndetse kandi bazi kureba, banazi no kwanariza akamenya umuntu uzaba umuntu mu buzima. Ntibyatinze muze yahise abwira uyu mukobwa, aramubwira ati byemere wibihakana, mubyemere rwose kuko ndi kubabonamo ikintu kidasanzwe kiri imbere, ndi kubona mufite ejo heza mwabana mwe, please mbabarira mukobwa ntuhakanire uyu musore, kuko uyu musore nawe n'umwana mwiza naramwirereye ndamuzi. Yo Daniel nawe yakomeje gusaba uyu mukobwa Alejandra yakoreshaga rwose wo mukozi wo mu rugo, ni kwa kundi rwo amugana ijisho rya Nyagasani rikureberera neza, ndikubona ko hari ibintu ukwiriye Imana ikabiguhereza rwose, ikaguhereza ititangiriye itama. Umukobwa rwose wakoraga mu rugo nuko nguko yatangiye guhinduka rwose umuntu w'igitangaza, ndetse kubera imico yiwe. Akenshi baravuga ngo imico y'umukobwa ngo niyo ituma ngo ubwiza ngo bw'umwari ngo mujyane ibwami, ngo ariko ubucakura bwe no kwitwara ko neza nibyo bituma aharamba. Umukobwa nawe byatumye rwose ahantu yakoreye bitewe n'imico myiza, bitewe no gukunda abantu no kugira impuhwe. Nyagasani yamushyiriyemo imiyaga rwose, ava ku kazi rwose rwo kuba rwose mu chef de gikoni ahinduka mu manager rwose wa business. Ntibyatinze se babwira ati noneho reka ngende mbazanira akantu ko ngwata. Daniel aramubwira ati nkunda kuzi gutekereza neza, wagira ngo wari wabyitegereje. Ntibyatinze umukobwa yabasize aho ngaho asigana muzehe ndetse na Daniel rwose abasigana yose ijye kubazanira akantu ko kunywa. Basiganye rwose bari kuganira rwose, ariko ubona ko Daniel ni umwana mwiza, ndetse kandi na muzehe yakomeje kwitegereza umukobwa, aramubwira ati mva nkubwire wa muhungu wanjye we, aturi kuba ikoze ikintu cyiza, uriya mukobwa wazamurongora rwose, ni umwana mwiza, afite imico myiza, afite umutima mwiza, ndetse kandi yazagira ejo hazaza heza, ndetse kandi mwazubaka urugo rwakomera, ndetse kandi mukabyara n'abana bafite imico myiza. Nuko ntibyatinze Daniel aramubwira ati muzehe ndabizi rya mukuru ratinda nirihera, ndetse kandi ijisho ryanyu rireba kure, manyere binzakora uko nshoboye kose, uriya mukobwa mbimubwire, ningira Imana akabyemera bizaba ari sawa. Ntibyatinze Daniel ese ababwira ati ese muzehe uremera ko naguhereza akazi? Nuko aramubwira ati se birashoboka se mwana wanjye? Aramubwira ati nta kibazo, ushatse wa umuseriveri cyangwa ukajya wida bikorera udusuku tukajya tuguhemba rwose nta kibazo. Muzehe yarishimye, ahantu yakundaga kuza hagiriye umugisha, bamuhereza akazi, ibintu byo rwose byose bigenda neza. Umeze kubabwira ngo mukomeze mukande subscribe kugira ngo tubana buri munsi. Agafilime kacu ni uko kagenze, mukande subscribe kuri Romantic Twitch, mujye mubana nanjye rwose Twitch kugira ngo tujye tubahereza utuntu twiza tumeze neza cyane. Mujye mukundana urukundo rwa nyarwo kandi mugire impuhwe. Gira neza rwose uzayisenga imbere kandi kugira so yiturwa indi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, tuzahure ku munsi w'ejo.